Hello, nguhaye ikaze ku ishuri TV isoko y'ubumenyi bugezweho. Aha niho duhurira kugira ngo twungurane ubumenyi isi ikeneye muri iki gihe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu bishobora koroshya ndetse no kwihutisha ibyo ukora ukoresheje Microsoft Excel. Njye mugiye kubana nitwa Theogene Kubaho ni Yesu. Ikintu cya mbere, ushobora kugenzura uburyo abantu bitabira inama, abantu bitabira akazi, cyangwa se uburyo ibikorwa bya proje by'umushinga runaka bigenda bishyirwa mu bikorwa no ku kigero bigenda bigeraho mu gushyirwa mu bikorwa ukoresheje Microsoft Excel. Reka dufate urugero rw'uburyo abantu bitabira akazi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Tangirane amazina, dufate ku wa mbere, ariko biba byiza iyo ubikoze mu cyongereza nka gutya ndi kwandika ku wa mbere, ku wa kabiri. Ni ibintu bita ushobora guhita scrollinga ujya ku ruhande rw'iburyo bikajyamo byihuse. Ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu. Reka tugarukire aha, hanyuma dushyiremo amazina. Urugero, dushobora gushyiramo Amina, ushobora gushyiramo Alex, Theo, Muvunyi. Tugarukira aha, hanyuma tugakora tukagaragaza nabwo ikigero aba bantu bitabiriye akazi, yitabiriye, hirya tugashyiraho ntiyitabiriye. Tugakora taburo igaragara neza, tugashyiraho ndetse n'imirongo hirya no hino kugira ngo taburo yacu igaragare mu buryo bunogeye amaso. Hanyuma ibi rero iyo tumaze gukora iyi taburo, icyo dukora ni iki? Ndaza hano ku wa mbere, ku wa kabiri kugera ku wa gatanu, mbiselectione hamwe n'amazina y'abariya abantu. Indangiza njye kuri conditional formatting. Bari kugera kuri conditional formatting, mpitemo icyo bita icon set. Icon set ndajya handitse more rules. More rules, aha kuri style na making sure yuko harimo icon set. Hanyuma icon mpitemo iyo nshaka, iyo ari yo yose muri izi, byaterwa nuko ushaka ko biza kugaragara kuri taburo yawe. Hanyuma murumva ko hariya dufitemo ibintu bibiri, harimo kwitabira no kuba umuntu atitabiriye. Hano dushyiremo ngo show icon only. Ahangaha harimo itegeko rule, the default rule dusanzemo, ariko turayihindura. 67 cyangwa 33 ni imibare isanzwe Excel duhaye, ariko twebwe turayihindura bitewe na condition dushaka gushyiramo. Aha rero nshobora kuza ngahindura kandi ubundi hakagira croix mu buryo bugaragaza uwitabiriye. Uwitabiriye biraza ari mu ibara ry'icyatsi, utitabiriye bize biri mu ibara ry'umutuku. Hanyuma ahanditse percentage ndahindura mpagire number, n'ahanditse percentage hepfo mpagire number. Ni ukuvuga ngo uwitabiriye araba ari 1, utitabiriye araba ari 0. Uri buze gukora ahangaha. Hanyuma ikiri buze kuba ni iki? Niba ku wa mbere Amina yitabiriye, urashyiraho 1, haraza icon yemeza ko yitabiriye nk'uko tumaze kubisetinga mo hariya muri conditional format. Ushobora no kuza nkabishyiramo hagati kugira ngo bize kugaragara neza. Niba kwa kabiri atitabiriye, urashyiramo 0, harahita haba agakruwa k'umutuku kagaragaza ko uwo munsi atitabiriye. Ushobora gusubira inyuma ukemeza ko yitabiriye, bigahita bihinduka. Hanyuma iki numara kugikora, noneho ikiraba gisigaye ni ukumenya yitabiriye ku kigero cya kangahe cyangwa ntiyitabiriye ku kigero cya kangahe. Icyo uri buze gukora, uraza yitabiriye ushyiremo formule ni count if. Hanyuma uvuga uti count if, kubera ko kwitabira kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu ni ukuba umuntu afite 1. Uvuga ngo turabara inshuro 1 rigarukamo. Ahangaha uraza gusanga ko hagarukamo 1 rigarukamo inshuro 2 nk'uko babimpaye kuriya, ariko ntibihagije kubera ko nshaka kwerekana ikigero yitabiraho, ni ukuvuga percentage. Ubwo rero ndaza gufata uriya mubare mbonye ngabanye kangahe 5, kuko iminsi yose ni 5. Hanyuma ndabona 0.4. Birahita bimbwira ko inshuro atitabiriye ari ugufata 100% bingana na 1 ngakuramo 0.4. Icyo gihe ndaba mbonye 0.6. Icyo ndi bukore nk'uko bisanzwe muri Excel, ndafata iyi formule nyigeze hasi. Murabona ko aho ntarinjiza done biragenda bihinduka. Nko ku wa gatatu n'urugero, niba taritabiriye ndagenda ashyiramo imibare ariko ihite ihinduka ama icon
kuwa kane rimwe yaritabiriye. Urabona ko ya mibare yo hirya nayo igenda ihinduka. Kuwa gatanu ntiyitabiriye, wenda Alex kuwa mbere yaritabiriye, kuwa kabiri ntiyaza, kuwa gatatu, kuwa kane, ariko kuwa gatanu aritabira. So dushyiremo data zigiye zitandukanye. Theo kuwa mbere yaritabiriye, kuwa kabiri ntiyitabira, kuwa gatatu araza, kuwa kane no kuwa gatanu. So Muvunyi kuwa mbere yaritabiriye ntiyaza, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Tukashyiramo data zigiye zitandukanye kugira ngo n'imibare hirya nayo igende itandukanye. So ibi rero biraza kukwereka iki? Ni byiza ko ibi ngibi mbishyira muri pourcentage. Biraza kunyereka ko yitabiriye ku kigero cya 80% kuko yasibye kuwa gatatu. Ntiyitabiriye ku kigero cya 20%. Ibi rero ntibihagije, ushobora no gukora graphic ushingiye kuri izi pourcentage zo kwitabira no kutitabira. Nabyo uraza hano kuri conditional formatting, uze kuri data bars, uze kuri more rules, gera kuri more rules, ahari type urashyiramo formula kuko iriya mibare yacu ifatiye kuri formule. Hanyuma ushyiremo formula, the minimum urashyiramo 0, the maximum ushyiremo 1. Hanyuma aka kambere ushobora kuvuga uti wenda graph ivere right ijya left cyangwa ivere left ijya right. Reka mpitemo wenda right to left. Ushobora guhindura pourcentage kuko hari ukwitabira. Reka nkoreshe icyatsi kibisi. Hanyuma ariko biterwa na kureri, biterwa ndetse na scenario ufite. Hano ushobora kuza nga settinga ngo show data bar only cyangwa nkabireka kuriya, it's fine. Urabona ko hahise hajyamo bar, bishatse kuvuga ngo uko iriya highlight ni bar, bivuze ngo ninza kwa Muvunyi nkavuga nti hano yaritabiriye, urabona ko bar irahita ihinduka. So ni nka bar graph. Hanyuma nze naha kuri kutitabira, nze kuri conditional formatting, nze kuri data bars, more rules, mpindure ahari automatic, mashyire formula, automatic formula. Minimum ni 0, maximum ni 1. Ahangaha murabyibuka ko 0 ihagarariye 0% yo kutitabira, 1 ihagarariye 100% yo kwitabira. Hanyuma context ushobora kuza ngafata left to right kuko mbere nari nafashe right to left. Hanyuma iyi ngahitamo wenda the yellow color. So show data bar only cyangwa nkabireka kuriya, hanyuma nkagira okay. So uraza kubona ko iyi donc iraba nka pyramid ku buryo kwitabira no kutitabira biragenda bihinduka bitewe bar iragenda ihinduka bitewe nuko uyu muntu yitabiriye. Ninza hano urugero kwa Muvunyi agira gutya, urabona ko umuhondo uragabanutse ariko icyatsi kibisi kiriyongereye. Ninza gashyiraho hano 1, urabona ko nta muhondo ngifite, araba ari icyatsi kibisi 100%. Wow. So aka ni akantu kamwe ushobora gukoresha utrackinga attendance, utrackinga imikorere ya projet. Ahangaha ushobora kuhashyira nk'abantu bamenyereye Gantt chart, ushobora kuhashyira igihe runaka ukavuga uti ukwezi kwa mbere kwa kabiri, hanyuma ahangaha ukahashyira ama activities ateganyijwe. So ukagenda utikinga ukwezi kwa mbere activity yarakozwe, ukwezi kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane gutyo, hanyuma ukagira percentage igaragaza implementation y'iyo activity, ishyirwa mu bikorwa ry'iyo activity. So iyi ni imwe muri technique nashaka kubereka. Reka dukomeze na technique ya kabiri. Ndafungura sheet ya kabiri iri empty, hanyuma mbereke uburyo ushobora gukora icyo bita blank fill. Blank fill, urugero ushobora kuza nkandika ngo east. Muziko muri east example we dufashe urugero ku Rwanda dufitemo uturere, dufitemo dushobora gufata urugero rwa Bugesera, dufate urugero rwa Kayonza, hanyuma dufate urugero rwa Rwamagana, yego, hanyuma nge south fatemo urugero rw'uturere nabwo Huye, fatemo Nyanza, fatemo na Muhanga, fatemo na Kamonyi, it's fine. Nkomeze hasi kuri west, fatemo urugero Nyabihu, fate Karongi. So dukomeze kugeza uturere twose turangiye. Cyo kimwe nuko ushobora kuba ufite uturere hano, ahangaha ukagira imirenge, ukagira n'utugari n'ibindi. So none iyo bakubwiye ngo izi blank ntago tuzishaka, dushaka ko niba Nyanza iri south na hano haza south na ahangaha na ubigenza uti? Ese urakopia ugapestinga, urakopia ubwo se uramutse ufite imirenge n'utugari turi muri iyo mirenge,
murabizi ko tubifite imirenge 416 wazabisoza ryari. So ngiye kukwereka uburyo ushobora kubikora mu buryo bworoshye, ku buryo east ihita imanuka ikajya igasanga utu turere two muri east, south igasanga uturere two muri south, west igakomeza gutyo. So icyo uri bukore, selectiona kugeza hasi kuri row ya nyuma, hanyuma uze, turacyari kuri home page, kuri home uze kuri ahanditse find and select, ujye kuri go to special, ujya ahantu handitse blanks, nurangiza wemeze okay. So nta hantu na hamwe ukanze kuri keyboard yawe, ushyiremo echo, hanyuma uzane cursor ukande kuri ya text ya mbere. Hanyuma ikiri bukore kuri keyboard yawe, niba uri gukoresha Mac urakoresha command enter, ariko niba uri gukoresha command return, ariko niba uri gukoresha window urakora control enter. So ndakora control enter, hanyuma bihite byijyana mu kuvuga ngo ahari Huye, Nyanza n'ibindi iraza kuza kumanura ya saf ikwirwe ifate twa turere twose. Namenye ko igeze kuri west nayo ihita imanuka. Ni ukuvuga ngo uramutse ufite urugero rwa liste ndende ntabwo ari ngombwa copy or pasting. Okay? Aka ni akantu ka kabiri nagira ngo turebe. Hanyuma ikindi cya gatatu nshaka ko tureba nicyo bita flash fill. Flash fill ikora gute? Tuvuge n'urugero ufite amazina y'abantu, amazina ushaka gutandukanye, izina rusange, izina ry'umuryango n'izina rindi, sinzi ko ndi bubyite, ni surname na first name cyangwa family name na first name, biravanze hano. Ufite Dizo, ufite Alexi, Alexi wenda Kayonga cyangwa se Alexi Kayonga, ufite Felix Munana. So aya mazina ushaka kuyatandukanya ku buryo ugira donc Kayonga irya hamwe na Munana ikajya handi, na Alex na Felix nabyo bigasigaramo hariya. Uvuga ngo icyo uri buze kuza gukora, uraza kuri uyu muntu wa mbere, reka wenda nongeremo andi mazina kugira ngo bize kuza kudufasha, cyangwa muhite mubona impinduka byihuse. Reka nshyiremo Amina Uwimana, shyiremo Ange Umutoni. Yego, tuvuge ko ufite liste y'abantu benshi ushaka kugira ngo ari amazina atandukanye. So uraza wandike Alex hano, nurangiza ntagire ikindi ukora, uselectione kugera hasi ku muntu wa nyuma. Hanyuma kuri keyboard yawe urakanda control E cyangwa shift E, biterwa na keyboard umuntu afite. Control letter ya E, control A like this, barahita bakuzanira andi mazina abanza kuri ya liste ufite. Ujye hirya ku yindi kolone wandike ijambo Kayonga, hanyuma uselectione gutya, nubundi ukande control E, barahita baguha ya mazina yasigaye. No kuvuga ngo hano dufashe amazina yari full name, hanyuma dukozemo two categories y'amazina. So ushobora no kuyateranya aya mazina, ushobora gufata tuvuge n'urugero baguhaye noneho aya mazina atandukanye ushaka kuyahuza, ushobora gutangira kuri Alex hanyuma ugashyiraho NG Kayonga. Ariko ibi ngibi bituma hatazamo espace. Ngiye kukwereka ubundi buryo butuma hazamo espace kugira ngo amazina abe yanditse neza. Ushyiraho equal, ugashyiraho Alex, hanyuma ukavuga uti ND muri Excel ni ukuvuga kombina, guhuza. Hanyuma ariko kubera ko nshaka espace ndashyiraho quotations, espace quotations, hanyuma shyireho ND, shyireho iri zina rya kangahe rya kabiri. Aya mazina, sorry gato, ya mazina agomba kuza atandukanye. So dufite Alex gutya, tukagira na Kayonga. Urabona ko birahita biza bitandukanye. Hanyuma ikiri bukore no guscrollinga down n'abandi bose bagahita baza ari list. No kuvuga ubu ni uburyo bworoshye, ariko haba hariho n'izindi nzira zigiye zitandukanye ushobora kubihuza muri ubwo buryo. Icyo cyari ya tekinike ya gatatu ishobora kugufasha kwihutisha akazi ukoresheje Microsoft Excel. So tekinike ya kane shaka kukwereka ni tekinike
yo kwintaringa data cyangwa kwinjizamo amadata ariko mu buryo bworoshye nabwo ukoresheje icyo bita data validation. Tuze ahangaha niba ufite urugero ntabwo ushaka ko umuntu aza kwinjizamo province abonye iyo ari yo yose, ni ukuvuga wowe urasetinga ibyo ushaka ko biza kwinjira kuri iyi variable ya province. Tuziko hari wenda niba dufashe urugero rw'u Rwanda dufite province enye n'umujyi wa Kigali, so hari umuntu ushobora kwibeshya akandika ngo province ya Rwamagana n'urugero kandi ari district. So icyo uri bukore uraza uselectione ahangaha ahagomba kujya za data, ujye kuri data kuri menu, hanyuma uza ahantu handitse data validation, so uyi selecting data validation, hanyuma numara kuyiselectinga uze hano handitse any value uhitemo list. List ushobora kuyandikamo hano cyo kimwe nuko ushobora kuyikura ahandi hantu. Ubundi muri Excel yo hariho akantu kameze gutya biba bivuze ngo icyo ushaka ushobora kugikura mu yindi sheet, ariko reka tubyandikemo. Dufite south kama tukagira east kama tukagira west kama tukagira north kama tukagira Kigali city. Sorry, I have to Kigali city. So icyo hano dukoze ni ukuvuga ngo turimise undi muntu ushobora kuza kwandikamo ikindi kintu, ukuvuga ngo agomba province tuzi ni izi ngizi zonyine. So ibi ngibi ubikora iyo udashaka ko data zawe zizamo amayereri agiye atandukanye. So ushobora gushyiramo input message ukavuga uti wenda ukayita support. Iyi ni message umuntu abona iyo ari kwinjizamo data, ni ukuvuga ngo biza kumufasha kumenya niki gikwiriye kujyamo ahangaha. Urugero hano ushobora kumubwira uti hitamo intara muri izi zikurikira. Ushobora kubishyira mu Kinyarwanda cyangwa mu rundi rurimi. Uza hano kuri error alert. Error alert ni nko kuvuga niki ari bubone naramuka yinjijemo ibitari byo, ibidahuye n'ibyo wowe ushaka. Ahangaha uraza wandike ngo ni urugero stop, wahisemo ibitari byo, hanyuma ugire okay, ni ukuvuga ngo urangije gusetinga roles zose. So niba ndi umuntu uje kwinjiza data, icyo ndi bubone ndabona drop down igaragaza iki, igaragaza za district nta yindi ishobora kwinjizamo. Reka n'urugero ninjizemo district yitwa Rwamagana. Donc urumva nitiranyije district muri province, urumva ntago biri buhite bikunda, barahita bambwira ngo stop, wahisemo ibitari byo. Bivuze ngo ntago umuntu afite ububasha bwo kuza kwinjizamo ibitari byo ibitagenewe muri iyo korone. So iyi nayo ni technique iri très important umuntu akwiye kumenya kuko byihutisha data entry kandi bikanagufasha kwirinda amayereri ashobora kubaho muri data zawe. So ikindi nshaka kukwereka ni indi technique ya gatanu niyo tugezeho. Tuvuge n'urugero ufite raporo zigiye zitandukanye, ufite raporo y'ukwa mbere, hari benshi bakereya raporo hanyuma bagakomeza gukoresha ya template n'ubundi wari ufite. Tuvuge n'urugero ufite income, ufite expenses, hanyuma ukagira na income, expenses, ukagira na profit n'urugero. Ni hano n'urugero mfashe. Donc ushaka gukomeza kugaragaza iyi template cyangwa gutanga iyi raporo buri kwezi. Kuvuga ngo niba iyi raporo uyitanga buri kwezi, reka wenda tuyifinyore tuyihe format runaka ku buryo iza kuza kugaragara neza. So we have this, tuze kubona so tuvuge ni raporo cyangwa se ni forma nini irenze kuri iyi ngiyi ntanzeho urugero. Niba ushaka ko iyi forma ukomeza kuyikoresha no ku yandi mezi, ntukayifate gutya ngo uze uyikopiye. No. Iyo uyikopiye waramutse wakoze izindi modification zigiye zitandukanye kuri iyi tableau, bisaba ko nugera no muri yindi sheet ukereye ya February cyangwa March cyangwa n'ukundi kwezi, biri buze kugusaba ko ugenda ukora izindi modification. Kandi icyo wari gukora gusa ni ukwimura iyi sheet, wenda niba hari ibyo uhinduramo bike ukabihindura, ariko forma ikaguma ari imwe, ikaguma ari umwimerere. So icyo uri bukore ni copy, hanyuma uze move to the end cyangwa se ahandi ushaka kuyishyira, uyikreye
gutya, urumva nta gihindutse, hanyuma wandike February. So iki si cyo nashaka kubereka kimwe cyonyine, ahubwo nashaka kubereka uramutse ufite amezi agiye atandukanye, ufite Feb, ufite March, ufite kugera kuri December. So umukoresha wawe arakubwira ati ngewe nshaka raporo ya January gusa. Ese ubigenza ute? Urayikopiya ukajya kuyipestinga mu yindi Excel nshya? No, ntabwo ugomba gukora gutyo, kuko iyo ubikoze gutyo biguha akazi ko kuguma kurwana na forma ya tableau yawe. So icyo uri bukore, uza hano kuri move or copy, uhitamo sheet. Hano natanze urugero rw'amezi, ariko ushobora kuba ari na sheet y'ibintu bigiye bitandukanye. So ukaza kuri move or copy, hanyuma ahangaha handitse to book. Urabona ko iyi workbook turimo gukoreramo yitwa Optima Data Solutions. Icyo ngiye gukora, ngiye guhindura iyi book nyigire new book. So hanyuma iyo nshaka kugumana copy, creating a copy, ariko iyo ndashaka kugumana copy ndayireka ikamuvinga, ubwo ni move mba nkoze cyangwa se cut. So create copy, I do okay. Urumva ko ubu ngubu I have another Excel ihise iba generated. You can see this, ifite gusa ukwezi kuhe kwa January. So iyi ngiyi rero icyo ukora niki, urayisavinga ubundi ukayiha umukoresha wawe. So izo ni technique eshanu cyangwa se ibintu bitanu muri bimwe by'ingenzi bishobora kugufasha kwihutisha akazi kawe ukoresheje Microsoft Excel. So niba ukunze iyi video uyisangiza abandi, kandi wiyongere ku badukurikira kuri urubuga rwa Ishuri TV, kuko dushyiraho amavideo agufasha kunguka ubumenyi bw'aho isi igeze muri iki gihe. Dutegura kandi n'amahugurwa agiye atandukanye kuri software na programu zigiye zitandukanye. Wadusura ku rubuga wa3.optimadata.rw cyangwa se ukatwandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Murakoze cyane, tubonane mu zindi video zikurikira.